wankoze wese mbera ko ndahinduka nanjye nzibera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ukuboko kwiwe kurikurije sinzakorwa n'isoni andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza mirenge
batinyishwa n'urwo ruhinja ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye ubutabazi. arabumvise ko hari uwavuze batinyishwa n'urwo ruhinja ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye ubutabazi. Mesiya watuzaniye ubutabazi. Mesiya watuzaniye ubutabazi. Mesiya watuzaniye ubutabazi. Uw'abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima. Uw'abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima. Uw'abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima. Uw'abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima. Ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo ni we wishimiye gushenjagura kandi ari we mubyeyi w'imitima. Ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo ni we wishimiye gushenjagura kandi ari we mubyeyi w'imitima. Ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo ni we wishimiye gushenjagura kandi